ngo abasikare ba FARDC n'abarundi barokotse mu koko ngo sinzi ko hari uzongera gutekereza kujya guhangana na mama 23 ndetse na twirwaneho ngo uko babirukanseho ijoro ryose mpaka bubakereyeho. Ukwiye kureba ko cy'umurundi yanze kuva mu gihugu cyanyu nk'abakongomani ukaba ushyira imbaraga ukamukuba karindwi kuko y'urwana n'umuntu ugomba kumurusha imbaraga karindwi byaba ngombwa ukajya ukubana karindwi byaba ngombwa ukazamukuba karindwi kubera ko umuntu kubye kabiri ntabwo wamunesha ntubona umuntu asaka kurasa wamuturitsa akaguturitsa iyo ushaka gutsinda intambara gutsinda urugamba muri politiki muri diplomasi mu mbunda ugomba kumultiplier karindwi uwo mu Rwanda cya gatatu agake gashoboka muri effective mu bikoresho intelligence nko mu butasi bw'abantu barabizi iyo umuntu ubutasi bawupima mu muvuduko muri speed iyo umuntu akurusha ubutasi bayibara mu masegonda barifite babikarikira sibyo kuko urumva impamvu bari mu masegonda uvuga ngo yakurasa mbere yuko uwo murasa ibyo bita kudejua kuburizamo yaburizamo ibyo bita proactive intelligence waburizamo haru ejo bundi umuntu wa telefone simuvuga urumva arimo ambwira atariko ati njya ngukurikira mu biganiro n'iki kiganiro ari bucyumve ndabizi atariko njya mbona hari ibintu biguhangayikisha bitakwiye kuguhangayikisha se kubera iki ati nyine uburyo ubona abantu bo hakurya nyine bikore birwanira intambara zabo ntese gute ati nyine hari ibintu bashyira nk'imiyaga bashyira hano ukabona si ukavuga uti uhora muri ibyo ati wahereye mu bintu ayaba ngo wahereye mu bintu byo kuvuga ngo bagena imodoka z'umweru kandi bazi ko bahigwa na drone uvuga uti bakora inama bakirunda hamwe ati wowe urashyushya iki yawe iki wakuvuga none se ndeke kubivuga mvuga iki se kindi ariko mu byo kusanga mu mashyamba aho kugira ngo babasange mu misozi bamaze gukemura ikibazo babasanga mu mashyamba iyo niyo bise multiplier par 3 multiplier par 7 niho isigeze ntabwo mu kuba rimwe mu kuba gatatu karindwi mwabanje kujya kuri karindwi ngakuba karindwi 70 reka nguhe nk'urugero urabona Kongo Republique Democratique du Congo nirimo hori sizana n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda yego sibyo siko none se byo bavuga baganira none se Sandri niba Kongo nk'igihugu gituna miliyoni 120 gishobora kumva kirimo gititira sibyo cyatewe umutingito n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda sibyo ubwo no ubwirinzi bwose bwaje byavuye mu by'ingamba gusa uwo muntu yabagihumeka abayobozi wanjye yahunga nge n'iki cyatuma ndwana wamugani ko nige murenganya n'ingabo z'u Burundi se umukuru arahunze ufite imyitozo ufite ibiki byose kuturenza none ari kutuha commandement ngo ni mu Rwanda ni mukora ibinini ubundi zafata cyane bakamujyana hajya yagiye Kareme cyangwa Baraka ngo muri za Baraka nta generale wajya Baraka wa muhondo ubundi Barundi bagira muri ingabo z'u Burundi zigira filozofi ngo umwanzi araguhiga sha ntabwo umuhiga harakurondera ntumurondera sha noneho generale Muzinga agiye kwigira Rambo mu bisheke ninde musirikare wundi mu Burundi wagiye kurondera umwanzi aho kumurondera yizi uruzi ko abakire nka Muzinga ngo n'umukire yibi bintu byinshi ngo n'umukire cyane aho umukire nka Muzinga ukina basigaye asaba demob mama ko yara gatatu yaramuhamu yatababaga ariko yamahamu kuva muri Norukivu Muzinga ngo yari zangungu yirukanka ese ntaga abasirikare bo nka Muzinga bagira mental disorder baramuvuye noneho aza abantu bashyinguye ukuntu bangana afite amabuye y'agaciro yibye azavanze n'imirambo yose yashaka kuyagurisha sibyo yego ntabwo nabishyikira imyitwarire ye no muwoga ako buryo muwoga none ashaka kugira ngo ibyo yagezeho birambe wamugaye ikise bazahohereza abandi babakene nabo bajye kwiba nanjye sinagarera ingabo z'u Burundi ubwo ariko Fabiano ntumvise ukuntu yavudukaga Fabiano Shari kamana akobera bintu koko byari erega Afrika ariko tuvuga abanyafrika bafite ikibazo ni ikibazo uko bavudukana umunyamurenge nawe yabavudukanyije kuko nabo ntabwo bari perfect baba bavudukanya abandi nabonye nanuze yapfuye mu nuze wa ibyo rero uriya mu colonel yitwa Ndera ariko ugeze hari ahantu muri Poenze wajyanye mu Ventura natwirwa bari bahageze bakumbuye insinzi ibyo nakubwiraga nyine urumva yego shari Poenze barayihemukiye pe ni ukuvuga ngo barayirashe byanya byo ku buryo n'umuntu urasiwe Poenze nagira amahirwe akabyara intangaza zikiri nzima nabonye bakubwira ngo ari amasaha ngo nayo gutera akabariro muri comment kandi narivugiye ko babyara abahungu n'abakobwa ahubwo bankopeye ngo marshanga ayo masaha ari mabi cyane ngo niyo ngo ubundi umuntu gatera akabariro abantu bace bugufi bicare bige ntago bona abantu banishize inyeshyamba mu buryo bw'imbunda ni nabyo ubona bagerageza muri diplomasi
bakazikoma bondi bakazikomangira ibihano buri kimwe cyose ariko abana bahungu bararasana noneho twirwanaho mama shenge yumvise ngo bakuru babo bamanutse ya ba no gufata twa tuntu bajya bambara mu nda tw'udushabazi bakadushyira mu mutwe akavuga ati uriya muhungu uriya mugabo uriya musirikare twigana wambaye akagofero amarinde atukura mu mutwe hari umuntu wamubwiye amakuru ngira ngo no mu family wa hafi ubundi uriya niwe nashyize no kuri state arimo yigisha abasirikare revolution n'impamvu bari mu ntambara uriya mwana ararenze uriya musore ntubona ko akiri mutoya ni batoya mitwirwa uriya Imana imurindiye ubuzima sibyo yazabaye good komanda mu gihe azaba ari mukuru uzi umukomanda kuko nagakomanda ubona kameze nk'akakomanda k'abasirikare. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bwana Mashari rero twikomereze mu makuru ndetse aho mbona ngo abasirikare ba FARDC n'abarundi barokotse mu koko ngo sinzi ko hari uzongera gutekereza kujya guhangana na mama 23 ndetse natwirwaneho ngo uko babirukanseho ijoro ryose mpaka bubakereyeho gusenga. Yewe Sandrine nitwa turi kumwe ndureka nivugira ibintu by'ubwenge. Yego nacyo uwo bibyazamo ubucucu ajya bifata gutyo. Yego hawe matiri ibitekerezo byanjye. Ikintu uwo ari we wese kuko sinzi tufate nk'urugero. Ntangaje ikintu ndatangaje ikintu. Yego ushobora guhita ubona image wenda w'icyo umuntu agamije ubutumwa bwe burerekera hehe, sibyo? Reka tuvuge ngo muri iyo intervention yawe harimo kubera beza ingabo z'u Burundi. Yego zaberabereye ibyo zakoreye mu koko ntizongera no kugira gute dans ce sens, sibyo? Yego icyo ubwenge uvuga ni kingiki kawaida ku muntu ufite ubuhanga muri we akwiye gutangira gukora study, sibyo? Y'impamvu situation isa na mukoko ubwo turayishyira ngungu, tuyishyire Nombe, tuyishyire Minova, tuyishyire Kavumo, tuyishyire Rubaya, tuyishyire Kirorerwa, tuyishyire Sake, wherever ingabo z'ubundi zagiye zikorerwa in the same context like iyo ngiyo yo mu mukoko. Noneho numara gukora ibyo ngibyo mu nyigo yawe nk'umushakashatsi kuko ingabo zose ubwo tubyitirira ingabo mbega tuvuge nk'abantu bahanganye cyangwa se umwanditsi undi wari wese biterwa n'iruhande biterwa n'icyo umuntu yakoraga. Banza urebe niki kintu wakwigira ku budatsimburwa bw'u Burundi uhora bukubitwa gutyo bugakomeza gutseta ibirenge mu gushinga ikirenge aho ngaho. Reba hano Sandrine. Yego ndi kukureba. Ntabwo ndabigwemere ko tuvuga ibintu bigize. No kuvuga ngo abantu bararashwe. Ingabo z'ubundi zaziporinze muri Kibumba.
zigeze aho mukoko aho umuntu wese ashaka ziri hose ubundi hariya. Yego. None se Uburundi bukureho udatsimburwa gukuraswa mu magana, abantu baravuga magana ariko bakanga bakadeployinga baca umugani gakiziritse ku muntu gasiga kawuciye. Urumva ukwiye kureba ko cy'Uburundi yanze kuva mu gihugu cyanyu nk'abakongomani, ukaba ushyira imbaraga ukamukuba 7, kuko iyo urwana n'umuntu ugomba kumurusha imbaraga 7 byaba ngombwa, ukajya ukubana 7 byaba ngombwa ukazamukuba 7, kubera ko umuntu kubye 2 ntabwo wamunesha. Niho ubona umuntu asaka kurasa wamuturitsa akaguturitsa. Iyo ushaka gutsinda intambara, gutsinda urugamba muri politiki, muri diplomasi, mu mbunda, ugomba kumultiplier 7 uwo mu Rwanda cyangwa 3 agake gashoboka. Muri effectif, mu bikoresho, intelligence, nko mu butasi bw'abantu barabizi. Iyo umuntu ubutasi bawupima mu muvuduko, muri speed. Iyo umuntu akurusha ubutasi bayibara mu masegonda, barifite babikarikira, sibyo? Kuko urumva impamvu bari mu masegonda avuga ngo yakurasa mbere yuko uwo murasa. Ibyo bita kudejua, kuburizamo, yaburizamo ibyo bita proactive intelligence, waburizamo ikintu yari kugukorera kitaraba. Niba bamugutumye ngo akwice wamwica mbere, urumva? Niba bamugutumye ngo gusenyera inzu wategura ibyo bimine mbere. Ariko yakugenda imbere bya bindi birabugasigara bimizimoso. Abantu bumva ko ingabo z'ubundi ziraraswa, ariko ziraza kurasa ko batatubwira zibaze kurasa bangahe. Kaya mu ntambara se yaraburasa amashaza. Uno mubare ntituzi mubare rero. Wasanga zinarasa benshi. Marshal ndazo zirasa benshi. Mvuga uyu muntu ari muri Kongo ni wabo. Ari muri Kongo ni wabo. Sibyo? No musivile n'umusirikare. N'umusirikare. Nabe nawe n'umusirikare. Ariko niba ari umusirikare azabaze bakomanda babo, urumva? Umusirikare yemereye kubaza kuri foreign. Kuko nta mukomanda uva kuri foreign atabaje ngo shida niko bigenda. Azabaze abapisi babo. Niki kintu gitera abarundi kutugendaho kugeza ubwo tubarasa tukabasubira kyote ntibave muri iki gihugu. Amusubize wenda kara amafaranga, amusubize ka ideology genocide bagendana nayo, amusubize ko nabo wenda haraho babaho urwaho bakabarasa, urumva? None se umurundi akurasiye Ruvungi mwari mwarayifashe mukamarasiramo nkungu wakurasiramo surwaho rwa diplomasi waramuhaye ukarekura hano kandi wari wamunesheje. Ariko buriya nanone umurundi udiploinze Ruvungi ibyo se ukumukina ku mubyimba akajya areba abantu babatwikiye. Atahapfiriye share tunakonere kana akavuye muri douche. Aha ibyo ntambara ntiwamenya. Ariko icyo nshaka kwereka abantu barwana muri Kongo wenda ku side M23 bajye bareba kubera iki abantu barwana bigiramo akantu nibasanga ari ubujiji bwo bazakoresha ubwenge bo, urumva? Ariko nibasanga ari ikindi kintu nabo bazazamure IQ bamenye impamvu umuzarenda ati wabo agaririmba indirimbo ku rugamba ngo niba mwica ngo nyina azaze gutwara umurambo. Bafite iyo ndirimbo baririmba. Ngo nikifa kwa vita ngo mama ngaje afate agire gute wabande ntafite n'umvu zamushyingura. Nubundi ni kirara cya nyina. Akamate Maiti yango yenda yizike sasa kereke pare. Urumva? Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki rero. Ushobora gusanga nta muzarendo wakoresha inama gicanga aho ahantu baba bafite kavuga ko murabizi n'ibindi ngo dufasha ahangaha, sibyo? Nubwo tuhafashe mu cyumweru gishize ngo tuhamaze icyumweru ukandi ngo ducumbikiraga n'uyu nguyu twarega kwa kana yamugirira ibanga. Ariko izi nyeshyamba zirarwana ukerekana umuryango wawe ku rugamba ngo dore mama ngo dore ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Ntago abantu bazara basuzugura umuntu barwana, urumva? Yarigize ingunge ngo mukureke gukuramo isomo mujyaho ngaho ngo bashaka iki ngo birukansa ariko nawe baravudukana mu kanya. Haru ejo bundi umuntu wa telefone simuvuga, urumva? Arimo ambwira atariko ati njya ngukurikira mu biganiro. N'iki kiganiro ari bucyumve ndabizi. Atariko njya mbona hari ibintu biguhangayikisha bitakwiye kuguhangayikisha se kubera iki? Ati nyine uburyo ubona abantu bo hakurya nyine bikore birwanira intambara zabo. Ntese gute? Ati nyine hari ibintu bashyira nk'imiyaga bashyira hano wowe ukabona si ukavuga uti uhora muri ibyo ati wahereye mu bintu ayaba ngo wahereye mu bintu kuvuga ngo bagena imodoka z'umweru kandi bazi ko bahigwa na drone. Uvuga uti bakora inama bakirunda hamwe. Ati wowe urashyushya iki yawe iki? Nkavuga none se ndeke kubivuga mvuga iki se kindi. Ariko mu byukuri nujya ku cyo wakwita nka Axe Dimar ubwo uza Axe Dimar uvuga Axe Dibo kuko arabavuga ngo turabatabaza twatabaye kujya gukemura ibibazo n'iki n'iki awa undi akavuga ati ndumuzare nawe awa. Ariko ubwo turapima iki rero kubera icyo uri ya muntu w'umuzarendo
kubera icyo uriya muntu wa FDL kubera icyo uriya muntu w'imbonera iki n'iki ajya mu mashyamba akayabamo akajya bagabaho ibitero sibyo agakora resistance nta wenda ntibanahembwa nk'uko mwatagiye guhembwa mwebwe ntimujye mu mashyamba ngo survivingire urumva mumubuze ku butaka mumubuze no mu mashyamba mubikorere cyane mukora bibiri aho ngaho niyo bita intsinzi ndakurasira kuri uyu musozi urimo abaturage muri Karehe ngo usanga no muri Kahuzi biga nkurasiremo mpaka no kuvuga iki no kuvuga ngo mobilisation yo kubwira abantu batahe bava mu miryango yabo it is in one hand in other one ndagucyura no ku mbaraga za gisirikare naho uri mu mashyamba ndagukuramo nkubwira umanike intwaro mobilisation ni kimwe mubwira ababyeyi mubwira abantu bacyahe bagire gute it is not enough no mashyamba arabasangamo udataha kuri mobilisation y'umugore wamuhamagaye ndamucyura ku isasu mu cyane cyazo niyanga mujyane mabuso ndakora hybrid sibyo kukurasa ndakukubwira ngo taha hanyuma umurundi ari muri iryo shyamba rya Mukoko aribayemo agize gute ibintu nk'ibyo ngibyo mwanyeshyamba mwe nubwo ntazi ngo wanditse ibyo n'inyeshyamba nibabuza amahwema aba bantu ariko niba uvuga gutyo abarundi nabo barabizi ko bamugane mama 23 natwirwa nabo babishima hejuru nkurikije uko Colonel Rugabo bushize yavuze bafata poezero shana yavuze ni koko abarundi n'ukuri nabo ariko bano bantu badasangwa mu mashyamba bo ku ruhande rwa FDL nabo bahemukire mu 23 bakubwiye ku position yabo ya Karenga yarashwe Karenga nahanga higoma nahanga hisake position iraraswa bakubwiye umu escort umukomanda wiswe n'ama escort ye byaravuzwe hariya muri za Rumbishi nyine nta rukundo rukirimo mu ntambara se so babasanga mu mashyamba kugira ngo babasange mu misozi bamaze gukemura ikibazo babasanga mu mashyamba iyo niyo bise multiplier par 3 multiplier par 7 niho isigeze ntabwo mukuba rimwe mukuba gatatu karindwi mwabanja kujya kuri karindwi mugakuba karindwi 70 reka nguhe nk'urugero urabona Congo Republique Democratique du Congo niriho risizana n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda yego sibyo none se sibyo barabavuga baganira none se Sandri niba Congo nk'igihugu gituna miliyoni 120 gishobora kumva kirimo gititira sibyo cyatewe umutingito n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda sibyo ubwo no ubwirinzi bwose bwaje byavuye mu by'ingamba gusa uwo muntu yabagihumeka cyangwa ujye usanga nimo yihagarika hanyuze hose yabize ibyo hano hose noneho bivuye mu by'ingamba z'ubwirinzi ntabwo bikiri kuvuga ngo se ngo zihe ngo zizize ko ziteye gute baje n'imizi n'imigamba batatu tuvugisha ukuri noneho muri FDL muri kumwe muravanze reka tuze turebe ukuntu twabigenza ariko nukuvuga ngo abantu bafite ukuntu bubatse imbaraga kugeza aho ijambo defensive major sebyiri yego namagambo ngahe abiri defensive measures amagambo abiri ubwo se noneho baje n'imizi n'imiganda reka Kayire baravuze ati none twaza mwajya he twambaye baza bambaye ariko ibindi yavugaga byo nyine n'ibintu bya fashion ndetse aho mbona ko ngo n'ubwato uraza kumbwira ko aya makuru ari cyaziho ngo bw'abarundi bwarasuwe Rumonge se si ni mu Burundi iby'amato y'Abarundi araswa abantu bashyiramo n'ibikabyo na General Muzinga ngo bamonye mu minsi mukuru ejo bundi Bujumbura muri Sikamu ari umushyitsi mukuru ushaje uceceka izi ntambara ntabwo ariko urakoze cyane ibyo nenda arabigarutseho Muzinga ngo yavuye muri bice avuga ngo ko drone z'ama 23 sorry zimumereye nabi ariko zari zimumereye nabi yego aturugamba ngo avuye muri Fizi arangije ajya mu Bujumbura ahubwo Bujumbura ngagatanga amategeko abwira abarundi barwana ati murwane ari nacyo kintu bakubwira kandi cyombo kigera kure banze kurwana bati gute ko niba generale guturugamba ko drone zimereye nabi twebwe bazadukorera ingahe ariko koko ari muri Bujumbura nibyo ariko ngaragiye muri DRC Museveni agira politike ivuga ngo ubu ngubu manda arimo gutegeka ngo niyo gusigasira ibyagezweho donc yamaze kugeraho ibindi ubuno no kubisigasira hako Muzinga ahawe petejo bundi ni iki bajye kumukubitaho drone ataranaririya ubundi ari byo bita hari ibyo bita bari post mortem ntuze kuzamura mu ntera amaze gupfa wana general Chimwami bamuhaye lito na general amaze gupfa none mushaka general Muzinga bamuhaye pete aribyo kapfu uwo munsi ariko nawe urabarenganya none se umuyobozi wanje yahunga nge niki cyatuma ndwana wamugani ko nige murenganya n'ingabo z'u Burundi se umukuru arahunze ufite imyitozo ufite ibiki byose kuturenza none ari tuha commandement ngo ni murwane ni mukora ibinini ubundi zafata general bakamujyana
hajya yagiye Kareme cyangwa Baraka ngo muri za Baraka nta generale wajya Baraka wa muhondo hafi. ubundi abarundi bagira ubundi ngabo z'uburundi zigira filozofi vuga ngo umwanzi araguhiga sha ntabwo umuhiga harakurondera ntumurondera sha noneho generale Muzinga agiye kwigira Rambo mu bisheke ninde musirikare wundi w'umurundi wagiye kurondera umwanzi aho kumurondera yizi uri uzi ko abakire nka Muzinga ngo ni umukire yibi bintu byinshi ngo ni umukire cyane aho umukire nka Muzinga ukina basigaye asaba demob mama 23 yaramuhahamuye atababagamo ariko yamuhahamuye kuva muri Rukivu Muzinga ngo yari zangungu yirukanka ese ntaga abasirikare bo nka Muzinga bagira mental disorder baramuvuye noneho aza abantu bashyinguye ukuntu bangana afite amabuye y'agaciro yibye azavanze n'imirambo yose yashaka kuyagurisha sibyo yego ntabwo nabishyikira imyitwarire ye no muwoga ako buryo umuwoga none ashaka kugira ngo ibyo yagezeho birambe wamugaye ikise bazahohereza abandi babakene nabo bajye kwiba nanjye sinagarera ingabo z'u Burundi ubwo ariko Fabiano ntumvise ukuntu yavudukaga Fabiano Shari kamana ariko bera bintu koko byari erega Afrika niko tuba tuvuga abanyafrika bafite ikibazo ni ikibazo uko bavudukana umunyamurenge nawe yabavudukanyije kuko nabo ntabwo bari perfect baba bavudukanya abandi nabonye nanuze yapfuye mu nuze wa ibyo rero uriya mu colonel yitwa Ndera w'umunyamurenge Muzinga no muhanga pe buriya rutuntu sandire umuntu abazi umva umuntu akicecekera aho Muzinga we genda usabe demob wandike uzi ko mu ngabo z'ubundi bajyaga banirasa kugira ngo batajya ku rugamba yitwa colonel Rutererano uwo ngo nta iryo zina numvise ntarizi ngo yapfuye Imana imuhore ko ridashira yaguye ku rugamba rw'amasasu yapfiriye igihugu kiwe hari birenze se n'umugabo yitwa Makanaki nawe ngo yahunze Makanaki wa wundi w'umumayimayi yahunze iki se yahunze iki Makanaki ahora ahunga uze kubibaza umugabo umushuti wacu Meke azakubwira amakuru noze ngo yahunze kabisa Makanaki nawe kandi koko reka nkubwire ariko se yakutumba bundi amakuru ye yakutumba se yakutumbanza kirwaye yatangiye koroherwa ariko ahubwo nabonye wakize nyine wabandi twavuga Mutayomba twarabivuze ubushizi tuvuga ko yagaragaye muri ntuze yakutumba nta kigaragara cyane rega hari abantu barimo gusatira muri Baraka ni wabo urumva yego bugera ibyifigira mu mazi ntago bigira ku ikarayi rega zinyeshyamba barazisandire zirabakoma ako buriya ko warebye ya position ya point 0 wabonye harasigaye iki ko nabikubwiye ubushize ko zahageze noneho wakagira ngo ubundi muri Uganda ngo bafata igihugu abasirikare bagenaga banyana mu muhanda bandika bona amazina yabo ngo twaragifashe sha maze abasirikare bazo binyeshyamba ngo twarakivunikiye ariko ugeze hari ahantu muri point 0 wajyanye mu Ventura natwirwa bari bahageze bakumbuye insinzi ibyo nakubwiraga nyine urumva yego shariya point 0 barayihemukiye pe nukuvuga ngo barayirashe byanya byo kuburyo n'umuntu urasiwe point 0 nagira amahirwe akabyara intangaza zikinzi mazanye bakubwira ngo ari amasaha ngo nayo gutera akabariro muri comment kandi narivugiye ko babyara abahungu n'abakobwa ahubwo bankopeye ngo marishanga ayo masaha ari mabi cyane ngo niyo ngo ubundi ngo umuntu gatera akabariro ari ya saa 8 z'ijoro badumiwe ariko abantu bakunda tubariro umuntu uradasinzira akabyuka saa 8 shara kankubwiza ukuri sha umva abari nk'umuzukuru wa Salomon pe game over Salomon wagiraga abagore benshi n'abagabo benshi uwabivuze n'umukobwa cyane n'umuhungu nawe yari umugabo ni benshi babivuze ayo masaha ngo ni mabi cyane ngo umuntu ngo nawe gakugezeho izo saha ngo abagoye mu kiye cyane nyine Sandri ari amasaha ari amasaha bita amasaha standby ari amasaha mujuru wawe gutera wese arakurangiza ibitero byose umva na amasaha umaze kwizera yuko urumva mutagitewe saa 4 saa 6 mutagitewe amawopi abo muhereje nyine kubambushi amakuru arimo kubahana mazima kumba umuntu mwagorobereje ari aho ngaho sibyo yabarekinze ateze kuza kubarasa muri icyo gicuku ibaza ariko kuza tuvuga wene nka twigano yarabagose nka saa 12 ikareka bakarya bakaraba igitamaduni baraho ngaho hari n'ukuntu ishobora kugenda bakagikorana urumva shamba gutega saa 8 umva afande Rugabo ari amasaha rwose ya saa 8:35 no kuri bari mwara bakoze pe mwara bahemukiye singiye kubabeshya hari umugabo ufite akavideo kabaye virale uriya mugabo kuri Murenge 5/5 umwe ajya gukorana na Nyakwigendera na Maripo uriya wese nyamenye izina rye sinyamenye izina ry'uriya mugabo urumva ejo bundi ari matokinga Barundi sibyo abantu baravuga uyu mugabo azi kubara inkuru ariko nawe twirwana irimo kubara inkuru zo kuri point 0
uravuga uti shari mugende mwarabahemukiye kabisa numvise ngo bashaka kugaruka kuri point zero hazagira umuntu wongera kuhagaruka bashaka kugabanga ibitero batutse za Nakiel bazishwa bashiri sibyo zira ntare zingana kuri yahuje kuzigaba ibitero bazabarasa nakakandi bitangwa n'ikipupu uzumva bagafasha yabataragasubiranye kagipupu yego erega abantu bace bugufi bicare bige ntago bona abantu baneshize inyeshyamba mu buryo bw'imbunda ni nabyo ubona bagerageza muri diplomasi bakazikoma bondi bakazikomangira ibihano buri kimwe cyose ariko abana bahungu bararasana noneho twirwanaho mama shenge yumvise ngo bakuru babo bamanutse ya ba no gufata twatuntu bajya bambara mu nda twudushabazi bakadushyira mu mutwe akavuga ati uriya muhungu uriya mugabo uriya musirikare twigana uri bambaye akagofero amarinde atukura mu mutwe hari umuntu wamubwiye amakuru ngira ngo no mu family wa hafi ubundi uriya niwe nashyize no kuri state arimo yigisha abasirikare revolution n'impamvu bari mu ntambara uriya mwana ararenze uriya musore ntubona ko akiri mutoya ni batoye mitwirwa uriya Imana imurindiye ubuzima sibyo yazabaye good komanda mu gihe azaba ari mukuru uzi umukomanda kuko nagakomanda ubona kameze nk'akakomanda k'abasirikare. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. We duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke nibikira inzozi kuko ubu twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa byakarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39.